rero ikintu nkwisabira niba ushaka kuba famous mu buryo bumwe cyangwa ubundi niba ushaka revenge mu buryo cyangwa ubundi come to me straight. That's it. I swear to God, John. Mbabarira woweho ntacyo ngomba navuga ngo ntabwo twanga Joe sinshaka kuzibona na rimwe ntengushya ababyeyi bawe. Papa wawe mufata nka papa wambyaye urabizi neza. So please uri kunyata kukoresheje abandi bantu ugeza aho ujya mu John nakwibutsa byinshi ukuntu wirirwaga umbekera ngo nta kintu ngufasha ngo amafaranga yanjye yose ngo nyakora ibindi bintu. John niki ntagufashije amafaranga nahembwaga niki ngira chat mu buzima bwawe sinarinzi na password ya phone like how can I say this na kadi zawe John kadi yanjye narayigusigiraga nkajya ku kazu ukishyura ibyo wariye n'ibyo utariye John transaction zanjye zari wowe John ntagiye na kimwe naguhisha ikintu amafaranga nahembwe yakoresheje uko ushaka ariko twari tugeze aho dusohorwa mu nzu. Ibyo ngibyo urabizi utishyura inzu kubera iki? Kubera amadeni ufite hanze amadeni wagiyemo ryari unkorera iki John? wari ugeze aho urya ibibanza byanjye nawe umugabo wubatse ukarya ikibanza umugore wawe atabizi. Wowe ubwawe urabizi neza ko urugo rwawe ari wowe ubwawe wa failing. John ngira fact wa mugabo we naragukunze n'umutima wanjye wose. Uwo mutima wagukunze ni nawo mutima wacuzinze kugusiga. Nagusize mu nzu habe n'ikiyiko. Natwaye imodoka yawe nagiye ni drive-ins nta modoka nagira. Nagiye ni drive-ins nyigeza kwa mama wawe. Fata umwana wanjye ndigendera. Kubw'urukundo ababyeyi bawe bagira ibintu birafixingwa. Ndakure gukomeza ubuzima bwawe nanjye njya guhera kuri zero. Sinavuga ngo bigeze gusa Imana iracyandinze kandi ndizera neza ko bizakunda. John ndakwinginze turekera. Ndakwinginze John navuga ariko sibyo nifuza. So please stop. Deka kujya muri uyu mugore kumugira single mother nta kintu biri bukugezeho. First of all uwo mugore wenda nuko nta nicyo namuvugaho ariko mbere ya byo wowe ntacyo uhomba. Ndakuzi neza kuvuga ni ikintu cyawe. Ntago nakubwira ukuntu sinavuga ngo mbaye disappointed. Simbaye disappointed ibyo ni urucabana. Kuba we wandisappointinga wowe ibyo ni urucabana. So please stop. Thank you. Eva niba wahageze cyangwa uhari I need just 2 minutes. Mutega amatwi akantu ku kandi. Mutega amatwi ngenda mutinga mic ntabwo ndi buvuge. Mutega amatwi akantu ku kandi murahita muvana mukuri. John. Uri umuntu w'umugabo. Ndabizi ko uri umugabo. Uko ugaragara uri umugabo. Uko uteye uri umugabo. Niba ushaka kunyataka mu buryo bumwe cyangwa ubundi come to me straight. Wijya guca ahandi hantu. Niba ushaka uburyo bumwe ushaka kumbabaza cyangwa kubabaza ikindi kintu cyose cyangwa uburyo bwose I don't know, just come to me straight. Wica mu mpande wijya he wica ku ruhande wijya gusenya izindi ngo witwaje ngewe. John ndakuzi
ndakuzi ikintu cyose nakumva hanze namenya ko ari wowe cyangwa atari wowe. Ibi bintu ni wowe ntago nkurengana. Jo twarabyaranye, nakurekeye ubuzima bwawe, John nagusize mu nzu yawe, John habe n'ikiko niki nakuye mu nzu yawe. John nta kintu na kimwe ungenza umbaza, John nta deni nkubamo, kwaba kunzana muri Amerika wariyishyuye, twapurikanye amataxi ujya mu Rwanda ujya kuyaguramo indangamirwa urishima, wibagiwe ko amataxi arayanjye arayawe aray'umwana. John ntacyo mbaza, biriya bifate nkaho navuga ngo nakwishyuye ideni ryawe ry'ubuzima bwawe. John ndakubaha, dufitanye umwana mwiza, nicyo kintu ntubahira ntashaka ko gihindura. John niba ushaka kunyataka, ngwino njyewe ubwanjye, wica ku ruhande. John ndakuzi, John ndakuzi, John ndakuzi n'ubugingo bwawe, John ndakuzi ubujajwa bwawe, John ndakuzi ubugoryi bwose wakora, John ndakuzi. John nta kuntu utangiza, John nta kuntu utangize wirirwa mu nshuti zanjye, urongora inshuti zanjye, wanshwanishije n'inshuti zanjye, amasiha n'amadubu yose. Ngenje kuri WhatsApp, iyo mana yanjye ntago wakumva ukuntu nabura nk'ukuntu icyama tukaba turi kumwe face to face. Nakunda kuzi nta n'igishyashya nakurebaho. Waretse tukabana neza, waretse tukabana neza Jo, waretse tukabana neza. Singiye kukubwira ngo tukarerana umwana twabyaranye kuko nta mumaro umaze kuri uriya mwana, nta numwe muri iyi si ya rurema, nta numwe, kuko yabuzi ko ukunda umwana wamubyara. Ntabwo wagakwiye ko waragiye gusesagura amafaranga mu Rwanda umwana watagira insurance kandi gura umwene gihugu wa Amerika. John ubuzima bwawe ndabuzi, John ndakuzi ukuntu reactinga, John ndakuzi mu rugo ufata ibyangombwa byanjye ukirirwa ubwira inshuti zanjye ngo uzatuma safaringa ngo wanzanye muri Amerika, ngo nta kintu nzagira. John ntabwo nzi, I'm a survivor, ntabyo uzi. John nicaye hanze ndagukunda, John nita izina ryawe, ndakubaha. Nirirwa John nagutegereje imyaka hafi 3, nta mugabo unzi, ngo ndagutegereje ngo nashyingira mu mugabo. Nkubaha John, nkubaha. Ndabyara umwana nicara mu nzu ndakurerera John, ndirerera. Ntago nakubwira ngo ndagusuzugura, sinshaka gusuzugura mu bundi buryo. John mfite umwana nkunda n'ubugingo bwanjye, John mfite umwana uzakura undeberaho, Imana yarambabari. She's very smart, even now arambaza n'inshuro zose aguhamagara ntumwitabe, arampamagara akambwira ngo Tena amekuja tu kunywa. John ufite Nimekuja kuoa hapa na jambazi. Kwa muri ubu bujajwa. John niba ushaka ikibazo cyanjye nawe, come to me. Wowe ubwawe tukibana warambwiye ngo tugize icyo dutandukaniraho, ngo washira ama video yanjye nambaye ubusa ngo hanze bra bra whatever. I don't care. Just bikorere njyewe binkore. I don't mind binkore. Kujya hanze se nambaye ubusa ibyo bitwaye, I don't care. Nta kibazo. Sex y'abagore iri the same, naseba bikarangira. Ariko ujya gusenya ingo z'abandi uciye mu buntu budafite ikimenyetso, nta hantu na hamwe ibyo uri kubwira abantu wabonye nje nabo tubikora, nta hantu na hamwe. Jo ndagufite, mfite ibimenyetso bya usambana, John mfite abakobwa, John mfite abagore, John mfite ibintu byinshi. John ngira fact uranzi, John ngira fact sindi umugore w'injajwa. John nagusize mu nzu nkureba, natanze amahoro. John twarabyaranye ndakubaha, mfite ubuzima bwawe bwiza n'ubwanjye bwiza, nje nawe twasharinze. Sinshaka mana we, sinshaka kukubahuka. John mfite umwana uzakura, twagiye kuri social media, mfite umwana uzakura, wenda azakura akunda social media cyangwa atazikunda, I don't know. John icyubahiro nkugomba ntigomba uriya mwana. John nkunda umwana wanjye, ubuzima bwanjye. John ndi gusafaringa. John naragusize mpera kuri 0.
John mpera kuri 0 ntagira umuntu numwe muri Amerika ubwa uragenda urantangaza unyambikurubwa ikintu cyose buri muntu wese John urabizi ibyo wankoreye John urabizi twari tugeze ahantu inshuti yawe bisore best friend wawe yaje mu rugo arakwiyama John kumukandagirira mu rugo arakwiyama ku mugore wiwe nari mpicaye John nta mugabo wari bwaguhamagare ngakubwire ngo eva nkora iki nakubereye umugore mwiza nta kintu na kimwe nicuza mu buzima bwanjye nawe nta na kimwe mariage zigira ups and down John ikintu cyambere kibaho cyiza nuguceceka ariko John urinjajwa mana ya John nuko mu buzima bwa John ugira ababyeyi beza kwisi ya rurema nicyo cyonyine ababyeyi beza ugira urukundo nakunze papa urukundo nakunze mama urukundo nakunze abavandimwe bawe John ni rwo rukundo shaka ko nge nawe ruhora hagati yabo byinshi John nta kintu na kimwe navuga twarababazanyije sindi perfect narakubabaje warambabaje ariko ceceka wigenda unyambikurubwa ngo nakoraga iki John ngiye kugusebya ngira fact uri mu Rwanda wiri gusambana n'inshuti zanjye urarara mu bakobwa amasiha n'amadubu yose ngo ufite girlfriend uramwana mu rundi kazi uri Canada ngo ufite girlfriend ubusazi kuryamana n'inshuti zanjye ntabya anyway njya nibaza nk'ukuntu unyambikurubwa wenda ko nari umuntu mubi kugira ngo abo bantu bumve kuri imfura John nta bupfura ugira ni ngewe ubuzi none ngiye muhamagare se mubwire ngo John muhereze fact muhereze amafoto muhereze ama message muhereze ama video yayo masiha n'amadubu wirirwa ugenda ubwira abantu ngo nirwaga kuri TikTok ngo nari ntakibashije kuryamana nawe ndaryamana nawe wiriwe mu masiha n'amadubu ndi umugore mubungana iki John ndakuzi urabizi neza John turaziranye John ntani none ukuntu ugenda unsebya ngo nashaka kuza muri Amerika ugira iyo miliyoni y'idolari ugira iki John vugisha ukuri John ugira iki ngusiga wari wagiye aho wari wagiye urabizi neza ko mfite amafoto n'amashusho n'ama message yaho waruri nsiga inzu yawe wari wagiye John mva mu rugo rwawe ntacyo nikekaga na driving imodoka yawe njya kwa papa wawe na mama wawe kubabwira ko nge nawe bitagishobotse wandetse urabizi mbere ko mbere nari umwana mwiza mbere naragukundaga nanakuvugisha nkari sinzi niba wibuka mbere naragukundaga ku rwego ntabashaga no kuvuga izina John mu kanwa kanjye ariko kubera ubukaritasi bwawe ngeze no ku nshuro ntazi ijambo uko navuga n'inshuro zingana John twarabyaranye impamvu nakuretse John naragusize ngewe ubwanjye naragusize wowe wari ugeze ahantu ku byaha byawe reacting ugashaka kunyicira mu nzu yawe ukampatisha amenyo ugeze ku rwego utabasha no kunkubita igipfunsi nk'umuntu w'umugabo kandya amenyo are you serious really aha kanya mu rutugu rwanjye ngira inkovu z'amenyo yawe John bira byose navuye mu rugo rwawe sinashakaga kwisanga muri polisi nge nawe John nubaha memory twagiranye nubaha umwana sindi umugore mubi nturi umugabo mubi ntituri abantu bo guhora turwana mu nzu nabonye ko umubano wanjye nawe udashoboka ndagunga ndagenda John nasize ibyawe byose naragiye ntangirira kuri 0 aka kanya ikintu cyose mfite ntacyo ngomba John ndihiringa sindyama John ndihiringa kugira ngo nzarebe uko nakurerera umwana wanjye John nkubahira ababyeyi bawe bandereye nkubahira abavandimwe bawe bankundira umwana kandi nanjye bankunda rero ikintu nkwisabira niba ushaka kuba famous mu buryo bumwe cyangwa ubundi niba ushaka revenge mu buryo cyangwa ubundi come to me straight that's it I swear to God John mbabarira woweho ntacyo ngomba navuga ngo ntabwo twanga John sinshaka kuzibona na rimwe ntengushya ababyeyi bawe papa wawe mufata nka papa wambyaye urabizi neza so please
please uri kunyata kukoresheje abandi bantu ugeze aho ujya mu John nakwibutsa byinshi ukuntu wirirwaga umbekera ngo nta kintu ngufasha ngo amafaranga yanjye yose ngo nyakora ibindi bintu. John ni iki ntagufashije amafaranga nahembwaga ni iki ngira chat mu buzima bwawe sinarinzi na password ya phone, like how can I say this, na kadi zawe John, kadi yanjye narayigusigiraga nkajya ku kazi ukishyura ibyo wariye n'ibyo utariye. John, transaction zanjye zari wowe John, ntagiye na kimwe naguhisha ikintu, amafaranga nahembwe yakoresheje uko ushaka, ariko twari tugeze aho dusohorwa mu nzu. Ibyo ngibyo urabizi utishyura inzu kubera iki? Kubera amadeni ufite hanze, amadeni wagiyemo ryari, unkorera iki? John, wari ugeze aho urya ibibanza byanjye, nawe umugabo wubatse ukarya ikibanza umugore wawe atabizi. Wowe ubwawe urabizi neza ko urugo rwawe ari wowe ubwawe wa failing. John, ngira fact wa mugabo we naragukunze n'umutima wanjye wose. Uwo mutima wagukunze ni nawo mutima wacuzinze kugusiga. Nagusize mu nzu habe n'ikiyiko. Natwaye imodoka yawe nagiye ni drive-ins. Nta modoka nagira. Nagiye ni drive-ins nyigeza kwa mama wawe. Fata umwana wanjye ndigendera. Kubw'urukundo ababyeyi bawe bagira, ibintu birafixingwa. Ndakure gukomeza ubuzima bwawe, nanjye njya guhera kuri zero. Sinavuga ngo bigeze gusa Imana iracyandinze kandi ndizera neza ko bizakunda. John, ndakwinginze turekera. Ndakwinginze John, navuga ariko sibyo nifuza. So please stop. Deka kujya muri uyu mugore kumugira single mother, nta kintu biri bukugezeho. First of all, uwo mugore wenda nuko nta nicyo namuvugaho, ariko mbere ya byo wowe nta cyuhomba. John, ndakuzi neza kuvuga ni ikintu cyawe. Ntago nakubwira ukuntu sinavuga ngo mbaye disappointed. Simbaye disappointed, ibyo ni urucabana. Kuba we wan disappointinga wowe ibyo ni urucabana. So please stop. Thank you. YouTubers ngaho ni mugende yayo masiha n'amadubu wirirwa ugenda ubwira abantu ngo nirwaga kuri TikTok ngo nari ntakibashije kuryamana nawe. Ndaryamana nawe wiriwe mu masiha n'amadubu. Ndi umugore mu bunganiki. John, ndakuzi, urabizi neza John, turaziranye. John, none ukuntu ujya ugenda unsebya ngo nashaka kuza muri Amerika, ugira iyo miliyoni y'idolari, ugira iki John? Vugisha ukuri John, ugira iki? Ngusiga wari wagiye he? Wagiye aho wari wagiye, urabizi neza ko mwana we inkota mu mutima wa John. Ngusiga wari uri hehe wabwangatiwe? Aniki John, ndakuzi, urabizi neza John, turaziranye. John, none ukuntu ujya ugenda unsebya ngo nashaka kuza muri Amerika, ugira iyo miliyoni y'idolari, ugira iki John? Vugisha ukuri John, ugira iki? Ngusiga wari wagiye he? Wari wagiye aho wari wagiye, urabizi neza ko mfite amafoto n'amashusho n'amamessage yaho wari uri. Nsiga inzu yawe wari wagiye. John, mva mu rugo rwawe ntacyo nikekaga, na drive-ins imodoka yawe njya kwa papa wawe na mama wawe kubabwira ko nge nawe bitagishobotse. Wandetse urabizi mbere ko mbere nari umwana mwiza, mbere naragukundaga, nanakuvugisha nkari. Sinzi niba wibuka, mbere naragukundaga ku rwego ntabashaga no kuvuga izina John mu kanwa kanjye, ariko kubera ubukaritasi bwawe ngeze no ku nshuro ntazi ijambo uko navuga John inshuro zingana.
yo John twanyuranye mu bintu byinshi ku buryo ijambo na ryasohoka hanze namenya ko warivuze cyangwa utarivuze. Hagarika ubu bugoryi urimo. John twarabyaranye, impamvu nakuretse John naragusize njye ubwanjye. Naragusize wowe wari ugeze ahantu ku byaha byawe reacting ugashaka kunyicira mu nzu yawe. ngo uretse gato aravuze ngo ibi bigize icyaha. avuze ngo iki? Niba mwumvishe neza ngo iki? Ngo yaragiye kugira ate? Tega amatwi. Avuga John inshuro zingana. John twanyuranye mu bintu byinshi ku buryo ijambo na ryasohoka hanze namenya ko warivuze cyangwa utarivuze. Hagarika ubu bugoryi urimo. John twarabyaranye, impamvu nakuretse John naragusize njye ubwanjye. Naragusize wowe wari ugeze ahantu ku byaha byawe reacting ugashaka kunyicira mu nzu yawe. Ukampatisha amenyo ugeze ku rwego utabasha no kunkubita igipfunsi nk'umuntu w'umugabo kanirya amenyo. Are you serious? Really? Ngo akagira ate? Ngo muretse gato ngo iki? Guys, abantu 2200 ko mudatapika screen. Come on. Muragira ngo bamanure. Kandi tap the screen abantu 2200 bro. Live iriho ibihumbi 2200. Can you tap the screen at least? Please. Kumurya amenyo. Wambwiye ngibyo uzakora ngo abantu bazumira ngo nanje ubwanje nzumirwa ndumiwe niko wavuze. Kumurya amenyo. Naragusize wowe wari ugeze ahantu ku byaha byawe reacting ugashaka kunyicira mu nzu yawe. Ukampatisha amenyo ugeze ku rwego utabasha no kunkubita igipfunsi nk'umuntu w'umugabo kanirya amenyo. Are you Jesus Christ? Kwa abana baca mu bintu biremereye. Ngibi. serious? Really? Ariko se ndiba John ni gute iyo audio watinyutse no kuyisakaza? John girase. John nguyu. John ni gute bashize iyo audio hanze? Guys, abantu mutapinga screen tumaze kugera ku 2300. Mutapinga screen. Mureke mwumve n'ukuri ko. Ya ubwanje naragusize wowe wari ugeze ahantu ku byaha byawe reacting ugashaka kunyicira mu nzu yawe. Ukampatisha amenyo ugeze ku rwego utabasha no kunkubita igipfunsi nk'umuntu w'umugabo kanirya amenyo. Are you serious? Really? Aha kanya mu rutugu rwanjye ngira inkovu z'amenyo yawe. John What? Uretse gato. Uyu mwana w'uburanga gutya uretse gato. Uyu mwana ufite uburanga gutya agendana inkovu mu mugongo. Zamenyo mani. Bro! Ko imibiri ihishe byinshi. Mungu wangu. Amenyo. Uretse gato. Niba numvishe neza. Nyuma y'iyi nseko hari wa amenyo papa. Yabawe. Nyuma y'iyi guys mugire batamvana uko bahita bankura uko byagenda kose. Mutapinge screen. Nyuma y'iyi nseko nibi byishimo by'uyu mwana w'umukobwa afite ibisebe, afite inkovu mu mugongo. Are you serious? Really? Aha kanya mu rutugu rwanjye ngira inkovu z'amenyo yawe. John bira byose navuye mu rugo rwawe. Sinashakaga kwisanga muri polisi. Nje nawe. John nubaha memory twagiranye, nubaha umwana.
sindi umugore mubi nturi umugabo mubi ntituri abantu bo guhora turwana mu nzu nabonye ko umubano wanjye nawe udashoboka ndaguhunga ndagenda John nasize ibyawe byose naragiye ntangirira kuri zero aka kanya ikintu cyose mfite ntacyo ngomba John ndihiringa sindyama John ndihiringa kugira ngo nzarebe uko nakurerera umwana wanjye John nkubahira ababyeyi bawe bandereye nkubahira abavandimwe bawe bankundira umwana kandi nanjye bankunda. Guys, mutapinge screen. Abantu muri abagome. Abantu bari kwandika muri comment ngo John ni vampire. Ngo John yaramurumaga mu bituga akanywa amaraso. Birababaje ariko amahirwe nuko Eva yavuye muri uru akagenda. Mana we John ni vampire. Muri kubwo bugoryi bro mutapinge screen. Bro, abantu 2400 guys mutapinge screen ndabasanye mutapinge screen please. Mutapinge abantu bashaka kuzamuka mukore kuri iyo goro muzamuke. Ndazamura abantu nindangiza odira cyaje mbere twagiye. Gera ikintu nkwisabira. Niba ushaka kuba famous mu buryo bumwe cyangwa ubundi, niba ushaka revenge mu buryo cyangwa ubundi, come to me straight. That's it. I swear to God, John. Mbabarira woweho ntacyo ngomba navuga ngo ntabwo twana Jo sinshaka kuzibona na rimwe ntengushya ababyeyi bawe papa wawe mufata nka papa wambyaye urabizi neza so please uri kunyata kukoresheje abandi bantu ugeza aho ujya uca mu makonas uri kugenda ubwira please come to me niba ari icyo ushaka kumbwira John nakwibutsa byinshi ukuntu wirirwaga umbekera ngo nta kintu ngufasha ngo amafaranga yanjye yose ngo nyakora ibindi bintu John niki ntagufashije amafaranga nahembwaga niki ngira chat mu buzima bwawe sinarinzi na password ya phone like how can I say this na kadi zawe John kadi yanjye narayigusigiraga nkajya ku kazi ukishyura ibyo wariye n'ibyo utariye John transaction zanjye zari wowe John ntagiye na kimwe naguhisha ikintu amafaranga nahembwe yakoresheje uko ushaka ariko twari tugeze aho dusohorwa mu nzu ibyo ngibyo urabizi uretse gato mbivuyemo Joe mumamagarira ibe muri Amerika Diaspo tapping screen tapote la famille yabawe mubwira abantu babyuke mubyutsa abantu ntabwo tapa muri gutapinga mubyutsa abantu dore umukobwa witwa ngo uwakayihura arirahiye ngo ndagaswi babare ndebera kuko dufite muri iki undebere vraiment niko muko ni gute wifata mu bantu 2500 ngo uragaswi niko uvukana na John wowe man that's why I'm single and proud Karine kore bitangazo nkunde ndi umwe guys mutapinge screen mutapinge nkomeze tugeze aho bikaze dukeze aho bikaze amafaranga nahemba dukeze aho bikomeye guys tap the screen man do something Jesus Christ do something okay muragira ngo bamanure se munyihanganira abashiri murongera mushyire muri request hanyuma big mind mbabarira ndagusabye mfatira ntuza uyivaneho mbabarira tuye muri part 2 mbabarira bagiye kumanura thank you so much nunu thank you ndashaka mufate big mind aba moderator mfite ndabasaba ndasaba moderator mfite please muvana abantu muri request mubavane muvana abantu muri request bose bari muvana abantu bari muri request bose
please accept reka ndebe tap muri gutabye ukuntu zingana mutapinge twese buri muntu wese nashyira agatoki ngo batatumanura mfite amachat ndi bushire hano murumirwa mwese mutapingire rimwe mwese mufata agatoki kanye mutapinge kuri screen ya telefone please do it for me thank you so much mureke to activating bataza kutumanura mpite nzana no igice cya kabiri twagiye let's go my people twagiye tap the screen mwe mutapinge fata agatoki kawe ugakoze kamera cy'ukuntu bigenza before I go barakuba kabiri baradukubira kabiri let's go baradukubira kabiri kugira ngo bataza kutumanura fata agatoki kawe utapinge ugakoze muri screen uri kunyata kukoresheje abandi bantu ugeza ujya uca mu makona uri kugenda ubwira please come to me niba ari icyo ushaka kumbwira John nakwibutsa byinshi ukuntu wirirwaga umbekera ngo nta kintu ngufasha ngo amafaranga yanjye yose ngo nyakora ibindi bintu John niki ntagufashije amafaranga nahembwaga niki ngira chat mu buzima bwawe sinarinzi na password ya phone like how can I say this na kadi zawe John kadi yanjye narayigusigiraga nkajya ku kazu ukishyura ibyo wariye n'ibyo utariye John transaction zanjye zari wowe John ntagiye na kimwe naguhisha ikintu amafaranga nahembwe yakoresheje uko ushaka ariko twari tugezeho dusohorwa mu nzu ibyo ngibyo urabizi ibyo ngibyo urabizi utishyura inzu utishyura inzu kubera amadeni ufite hanze amadeni wagiye ugeze aho urya ibibanza byanjye nawe umugabo wubatse ukarya ikibanza umugore wawe atabizi wowe ubwawe urabizi neza ndapfuye munyandikiremo John guys mutapinge screen buretse gato John abaye John John ariko ni n'umusirimu John afite suna papa John nguyu bro John mwamubonye Godifata ntabwo nzavuga ngo bambwiye ngo urumva ngo bari kuvuga ngo never ever urabizi ibyo ngibyo urabizi utishyura inzu kubera iki kubera amadeni ufite hanze amadeni wagiyemo ryari unkorera iki John wari ugeze aho urya ibibanza byanjye nawe umugabo wubatse ukarya ikibanza umugore wawe atabizi wowe ubwawe urabizi neza ko urugo rwawe ari wowe ubwawe wa fairies hari ukuntu umuntu aza bro abantu baraza uyu mukobwa muzi ko twamufate ejo twaramushumitse uyu mukobwa twaraje hano turamufata tumugira mwese icyo twakoreye Eva ngo Eva aratwite Eva twita ndanzungu ndakreka naje kumenya amakuru bro ntitukajudging before John ngira fact wa mugabo we naragukunze n'umutima wanjye wose uwo mutima wagukunze ni nawo umutima wacuzinze kugusiga nagusize mu nzu uretse gato iyi nsubirajwi ngo iki umutima wagukunze niwo mutima wacuzinze kugusiga wa mugabo we naragukunze n'umutima wanjye wose uwo mutima wagukunze ni nawo umutima wacuzinze kugusiga John atoraguye amasashe mutima we dukomeze ntidukomeze usize mu nzu habe n'ikiyiko natwaye imodoka yawe nagiye nyidrivinze nta modoka nagiraga nagiye nyidrivinze nyigeza kwa mama wawe fata umwana wanjye ndigendera kubw'urukundo ababyeyi bawe bagira ibintu birafixingwa ndakureka ukomeza ubuzima bwawe
nanjye ndaguhera kuri 0. Sinavuga ngo bigeze gusa Imana iracyandinze kandi ndizera neza ko bizakunda. Jo, ndakwinginze turekera. Ndakwinginze. John navuga ariko sibyo nifuza. So please stop. Reka kujya muri uyu mugore kumugira single mother. Nta kintu biri bukugezeho. First of all, uwo mugore wenda nuko nta nicyo namuvugaho. Ariko mbere ya byo wowe ntacyo uhomba. Wowe nta kintu uhomba Jo. Ndakuzi neza kuvuga ni ikintu cyawe. Uburetse gato kurekera. Uyu mugore ari kuvuga ni umugore wa nzungu. Murega amatwi mwumve aha niho ruzingiye. Tugiye kwinjira mu nkuru nyamukuru. Umva umugore wa nzungu abije mwate rero. Tega amatwi wumve. Ndakwinginze. John navuga ariko sibyo nifuza. So please stop. Reka kujya muri uyu mugore kumugira single mother. Nta kintu biri bukugezeho. Mwumve. Urumva hari ikintu bita ku connectinga dote. Turi kumwe. Turi kujya none ukuvuga ngo abantu barahubuka. Abantu barahubagurika. From nowhere bakazana ibintu bitamakinga sense. Tega amatwi ijambo kurindi. So please stop. Reka kujya muri uyu mugore kumugira single mother. Nta kintu biri bukugezeho. First of all, uwo mugore wenda nuko nta nicyo namuvugaho. Ariko mbere ya byo wowe ntacyo uhomba. Wowe nta kintu uhomba Jo. Ndakuzi neza kuvuga ni ikintu cyawe. Ntago nakubwira ukuntu. Sinavuga ngo mbaye disappointed. Simbaye disappointed. Ibyo ni urucabana. Kuba we wandisappointinga, wowe ibyo ni urucabana. So please stop. Thank you. Hey! Banyarwanda kazi. Banyamurenge kazi. Ko mwavuze ko mutara abanyarwanda. Mumvugire ngo harahiye. Mbere yuko rero